makomeye by'umwihariko ikipe ya Rayon Sports yasinyishije umukinnyi wayo bita Niyonzima Olivier Sefu muragenda mumureba kuri screen zayo kabisa, akaba ari umwataka, akaba ari umukaseri kabisa wakinira ikipe ya National igihe kinini, akaba ari umulideri mu by'ukuri ku buryo buhoraho mu ikipe ya Rayon Sports. Nubwo umwaka ushize wa shampiyona utamugendekeye neza, ariko ntawe bamuseka ko ntabwo byari bimeze neza ku mpande zombi, ariko ubu ngubu Niyonzima Olivier Sefu yamaze kongererwa amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sports, kuko babona ko ari umukinnyi uzagenda ubafasha ku buryo bugiye bukomeye. Bamaze kugenda kandi bamutegekaho amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sports, ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports bidasubirwaho habe na gatoya. Rero umuntu userwa ko ari Omari yaje kuba arimo agenda akina kuri kabiri, agenda ahegamurwa n'umwe na Mohamed Shari, ariko santere zose zagenda zivuza ubuhuha dore ko yaje kugenda aba umukinnyi wagiye nawe ugaragaza uruhare rukomeye mu mukino, nubwo ikipe ya Rayon Sports itaje kugenda itsinda. Ariko rero mu ikipe ya Rayon Sports si gusa wagiye usinya, mbere yuko umuvandimwe bita Hamis Cedric, nk'uko twitwa kugira Hamis Cedric kabisa, yewe ku giti cye yaratangaje avuga ati ikipe ya Rayon Sports ifitiye ideni, nifuza yuko naza nkayikinira, dore yuko mu mwaka wa 2014 baje kugenda batandukana, ariko batandukana nta n'umwe kabisa ubishaka, ariko bitewe n'uko nyine ubuzima ariko bugiye buteye baje kugenda batandukana ku buryo bwagiye buzamo n'ibibazo kabisa. Rero byaje kugenda biterwa na za ngoma amahoro mu kintu cye zagiye ziba muri 2014, ariko ikipe ya Rayon Sports rero yamaze kugenda imubwira ati muhungu wacu ni karibu, nk'uko mugenda mubwira kuri screen zanyu. Rero uwo nguwo bamwita Hamis Cedric, yamaze kugenda asesekara hari mu nzove, arimo agenda yitegura kugira ngo yinjire mu kibuga, ubundi arebe yuko yahatana kugira ngo azabe abona umwanya wo gukina, dore ko mu by'ukuri abakoze ikipe ya Rayon Sports nkeka ko ari umukinnyi wabafasha. Ariko icyo nibazaga ni kimwe, nibazaga ni bitewe n'imyaka amaze kugenda agira, nibaza nise ni umukinnyi ukomeye ku buryo yaza gufasha ikipe ya Rayon Sports ku ntego zayo yagiye yihaye, dore yuko abakinnyi bayo bagenda bavuga bati intego yacu muri Rayon Sports uyu mwaka nta yindi ni igikombe ndetse n'amatsinda kabisa. Nizo ntego z'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagenda bamenya ko abakinnyi bayo bose bafite umukinnyi wese uje muri Rayon Sports nta kindi abatekereza n'igikombe, nk'uko mwagiye mubyumva bari Valido bagenda babivuga, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye bajya bavuga yuko intego zabo nta zindi ari ibikombe nta kindi, ndetse n'amatsinda ya CAF Confederations Cup. Mu ikipe ya Rayon Sports rero kandi abasaza b'ikipe ya Rayon Sports nk'uko mugenda mubirira kuri screen zanyu kabisa, tukomeza kugenda tubaterekaho abasaza b'ikipe ya Rayon Sports bahagarutse mu bintu byabo, bakibaza ngo kuki iyo foto nyigaragaje harimo hatarimo wita Muvunyi Jean Denis atarimo kabisa, ariko impamvu nyigaragaje gutyo nuko abo ngabo batatu mbereze, abo ngabo bamaze kugenda bagaragaza yuko bafite umuhati munini wo kugenda muri ya gahunda yacu, muri gahunda bise ubururu bwacu ishema ryacu. Bagaragaje yuko bafite urukundo rwinshi kabisa, urukundo rwinshi barufite ikipe ya Rayon Sports ku buryo bwambuye kabisa, nta kibazo na gitoya. Rero aba ngabo rero batatu mureba harimo Perezida Tadeyo Twagirayezu ndetse na Gacinya, baje kugenda bavuga yuko bagiye gushaka umukinnyi bagurira ikipe ya Rayon Sports kugira ngo habata kuri Rayon Day ndetse no mu cyumweru cyahariwe Rayon Sports izabe ari ikipe izaseruka ku Rwanda imeze neza cyane, kuko izaba ikina n'ikipe ya Young Africans hano i Kigali kuri Rayon Day kabisa. Yamaze kugenda ishyuha hano i Kigali n'amatariki tari yamaze kugenda amenyekana, ariko hari abantu barimo kugenda batoza amakuru ya update ku bijyanye na stade. Ikipe ya Rayon Sports yasabye Ferwafa yisaba ko yakina muri stade Amahoro, dore yuko ari nayo stade bazagenda bakoresha bakira imikino nyafurika. Ikipe rero ya Rayon Sports yabisabye inyujije muri Ferwafa, ariko cyaje kugenda gitungurana nuko Ferwafa nayo nk'uko bisanzwe bigenda yaje kugenda ibisaba Minisiteri y'Imikino, ariko Minisiteri ya Siporo, ariko ubu ngubu ntabwo mu by'ukuri iki Minisiteri ya Siporo irasubiza Ferwafa kugira ngo nayo Ferwafa ihindukire isubize umunyamuryango wayo Rayon Sports. Ubu ngubu igihari ntabwo ikipe ya Rayon Sports iratangira gukora icyita campaign kugira ngo ibashe kugenda yakamamaza ishyira n'amatike hanze. Ntabwo mu by'ukuri yamenya ngo
stade Amahoro turayihawe cyangwa ntabwo turayihabwa, ariko uko bazagenda kose n'ubundi bizarangira ikipe ya Rayon Sports ikoze icyo bita Rayon Day kandi nziza cyane. Amahirwe menshi ahari nuko na stade Amahoro igomba kugenda iyihabwa, dore yuko n'amakuru yayo kabisa y'abaterankunga bayo bagiye bagaragaza yuko mu by'ukuri bifuza kugenda batera inkunga ikipe ya Rayon Sports kugira ngo babashe kugenda bategura uriya mukino ku buryo bwiza, harimo amafaranga ku buryo ikipe ya Rayon Sports izinjiza amafaranga no mu buryo bifatika. Abafana bo bagomba kuza ari benshi nk'uko ikipe ya Young Africans yo yamaze kugenda ibitangaza ibabwira yuko abafana barenga 10,000 bose yari bagomba kuba bari muri stade bazanye n'ikipe ya Yanga kuvana mu gihugu cya Tanzania. Rero ikipe ya Rayon Sports rwose igomba kugenda ibahabwa 10,000 ubundi igasigara nayo ishaka ibindi 35,000 byo kugira ngo stade y'Amahoro ijyamo 45,000 ibashe kugenda yuzura. Ubundi rero tukazareba umukino wita Rayon Day kabisa, umunsi w'igikundiro ugenda hano muri stade Amahoro, dore yuko n'abahanzi bagiye bakomakomeye bamaze kugenda batumirwa kabisa, babwira bati mwaza mukadufasha hano kuri Rayon Day, ubundi ibintu bikagenda bimera neza cyane. Ikipe ya Rayon Sports igatanga ibirori mu minsi mishya rero itarambiranye. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagomba kugenda babashyira amatike muri system, ubundi namwe mukigaragaza mukagenda mugura amatike ku buryo bugiye bumeze neza cyane kabisa cyane. Rero nkuko nane bagenda mbabwira, ikipe ya Rayon Sports yo yamaze kugenda ikina umukino wa gicuti ndetse na Meroplast, umukino uri kurangira ari igitego 1-1, ariko tugenda tuvuga ikipe ya Rayon Sports, reka dusoreze ku magambo umutoza wayo bita Afame Latifi nkuko bagenda bamwita. Uyu mwarabu kabisa rero watuzaga ikipe ya Mukura Victory Sport yatangaje amagambo akomeye, yavuze ati yaraye mu kiganiro n'itangazamakuru baramubaza bati ikipe ya APR Football Club urayizi cyangwa se ubona ukuntu yubatse ukabona muzashimaho. Aratangaza mu magambo ye aravuga ati ikipe ya Rayon Sports ntabwo ngewe nteye ubwoba n'ikipe ya APR Football Club, dore ko ikipe ya APR Football Club nta niyo nzima by'ukuri. Agenda agaragaza uburyo iyo kipe ntayazi, kandi yari umutoza w'ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko yavuze ati ikipe ya APR Football Club ngewe ntabwo nyizi, atariko nkuko bisanzwe muri football tuzajya mu kibuga dukine, ubundi ibindi tuzaba twireba twageze mu kibuga kuko ntabwo yavuze ati ibintu bivuyemo, ariko yavuze ati nitugera mu kibuga tuzareba ikipe yiteguye neza, ubundi igaragaze ko yiteguye nyine mu by'ukuri nkuko twajya tubereka abakinnyi. Ikipe ya Rayon Sports imaze kugenda isinyisha by'umwihariko bashyashya baza byongera ku bandi bamaze kugenda bagurwa nkuko mwagiye mubimenyeshwa sana. Reka rero duhindure page tukarekeza mu ikipe y'inkeba yayo bayita APR Football Club. APR Football Club rero nkuko abakunzi bayo bayitazira gitinyiro nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Twamaze kugenda nayo tuyinjiramo fresh, nayo tugenda tureba amakuru arimo agenda ayivugaho, dore yuko nayo irimo amakuru menshi kandi menshi aryoshye. Ikipe ya Rayon Sports rero nayo amakuru nayo yararimo, twagiye tuyivamo. Rero ubu ngubu twinjiye ku makuru y'ikipe ya APR Football Club, amakuru meza arimo agenda ayivugwamo. By'umwihariko rero tugiye guhera ku mukino wa gicuti uteganyijwe ku munsi w'ejo, aho ikipe ya APR Football Club igomba gukina umukino wa gicuti n'ikipe ya Gasogi United. Byamaze kugenda bikonfirmwa bihabwa umugisha n'impande zombi, nkuko muri mugenda mubireba kuri screen zanyu. Bamwita Afande General Mubaraka Muganga, perezida w'icyubahiro wungirije, yamaze kugenda nawe abivuga ati ikipe ya APR Football Club nkuko yagiye igura nayo ikeneye imyiteguro ku buryo burambye kugira ngo ibashe kujya guhatana, ariko nibura yamaze kugenda ikina imikino ya gicuti, dore yuko harimo abakinnyi nyine bashyashya nkuko bagiye babagura, bakavuga bati rero ikipe yacu nayo ikeneye imikino ya gicuti kugira ngo ibashe kugenda irushaho kugenda imera neza cyane, kugira ngo banamenye ngo uyu nguyu ararusha uyu nguyu ararusha uyu nguyu. Rero ikipe ya APR Football Club yabinyujije ku ikipe ya Gasogi United nkuko mugenda mubwira kuri screen zanyu. Iyo ngiyo kabisa
bamaze kugenda babikonfirma ejo ku isaha y'isa 9 hariya kuri Ishyorongi Stadium hayota ku Kirenga Stadium hariya ikipe ya APR Football Club isanzwe mu by'ukuri ikorera imyitozo. Ubu ngubu bamaze kugenda babikonfirma n'isaha n'isa 9 kwinjira n'ubuntu, abafana bazaba bemewe kuza kureba umukino wa gicuti uzaba uhuza ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Perezida w'ikipe ya Gasogi United bamwita Bwana Kakoze Nkuriza Charles, bamwita Kenis Mfari wacu, nawe yagiye atangaza amagambo akomeye aravuga ati ikipe ya Gasogi United nk'uko nayo nijoro mwaraye mubibonye ko yaraye izamuye abana kuva mu ikipe ntoya bajya mu ikipe nkuru. Yavuze ati rero ikipe ya Gasogi United ni ikipe nayo ikwiriye kugenda yiyubaka ikazamura urwego, ikaba ya kipe igaragaza yuko hano mu Rwanda iri preza ihari ku bikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda. Rero nabo bavuze bati iyi teste yo kuri APR ntabwo mu by'ukuri ari umukino mubi, nabo bari tayari rero yo kuza kuba bakina uyu mukino wa gicuti ikipe ya APR Football Club. Byamaze kugenda rero bihabwa umugisha ku mpande zombi. Ejo saa 9 hatagize igihenduka umukino rwose mugomba kugenda munawukurikirana hano kuri Inzobere channel kabisa, Inzobere TV show, mugomba kugenda umukino mukurikirana hatagize ikintu gihenduka na gitoya kugira ngo mubasha kugenda muhabwa imikino mukwiriye kabisa, mukwiriye sana kabisa, nta kibazo na gitoya kibayemo neza cyane, ibintu bikagenda birushaho kugenda bimera fresh, dore yuko ibintu muri APR nayo irimo kugenda yitegura ku buryo bukomeye cyane, ubundi nayo ikaza iseruka hano mu kibuga ikina n'ikipe ya Gasogi United. Abantu bagenda batoza 11 ku mpande zombi bazabanzamo nabo kabisa turabafite ku mpande zombi, ariko mu by'ukuri kabisa nabo turabafite ku mpande zombi bagomba kugenda babanzamo kabisa, nabo bagiye bahari kabisa, bahari tanko atana nabo tugenda tubuza amaso, tugenda tureba 11 ku mpande zombi bashobora kugenda babanzamo, dore ko amakipe yose yaje kugenda yitabira isoko ry'igura n'igurisha, amakipe yose akagenda agura 11 rero ku mpande zombi bashobora kuzagenda bifashishwa ku mpande zombi, nabo tugenda tubaganiraho. Naho zo muri comment utubwira uti aba 11 uvuze turemeranya cyangwa se nanjye 11 banje naba ngaba, kuko ahangaha ntago twemeranya. Nkuko rero nabibabwiye ikipe ya APR Football Club yaje kugenda ikora imyitozo ku buryo bugiye bukomeye cyane hariya kuri Ishyorongi Stadium yanga Ikirenga Stadium. Rero 11 bagomba kuza kuba babanzamo ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Gasogi United. Mwizamu agomba kuba ari Ishimwe Pierre Mario nkuko byamaze kugenda bitangazwa n'umutoza mukuru Mohamed Tarebo, yamaze kugenda aho umugisha wa Ishimwe Pierre Mario avuga ati uyu muzamu mu by'ukuri mbona ariwe mwiza mu bahari, bityo rero agomba kuba ari mwizamu ikipe ya APR Football Club arimo ahangana n'abataka b'ikipe ya Gasogi United. Hagati mu mutima wa defense rero ni abanyarwanda babiri, ni Genda Clement ministre wa defense y'ikipe ya APR Football Club ndetse n'umuvandimwe bamwita Yunus Nshimirimana, bagomba kuba bari hagati mu mutima wa defense. Kwande rw'iburyo ni Ombolenga Fitina Ombabebe kabisa, nawe agomba kuba ahari ameze fresh, dore yuko mwitozo abantu bari mwitozo bavuga yuko kabisa ariwe mukinnyi mwiza kabisa waje ari ku rwego hejuru, umuntu utakajye mugomba kumwibagirwa, dore yuko Ombolenga Fitina ameze neza cyane, ubitakajye ntago akeneye kumva, ntabwo mu by'ukuri Ombolenga Fitina akeneye kumva ibintu ngo byakajye ngo kajye ngo ni umwana ngo ufite tara, ntago akeneye kubyumva mu matwi ye. Aravuga ati njyewe ndahari, ngomba gukina 5 kwa 5 90 bise gashira ndi mu kibuga cy'ikipe ya APR Football Club. Rero mu kipe ya APR Football Club rero kwande rw'ibumoso agomba kuba harimo team captain bamwita Niyomugabo Claude, agomba kuba anambaye n'igitambaro cyo kapiteni nyine, birumvikana kuko niwe uyoboye izo ntama z'ikipe ya APR Football Club. Rero hagati mu kibuga hagomba kuba harimo Seydou Dawuda Yusufu Dawuda Dawuda, abantu barabizi neza ko yaje kugenda agira ibibazo bikomeye muri saison yashize, ariko ubu ngubu Dawuda Yusufu ameze neza, ariko umva ameze neza kuko ntabwo akeneye kumva ibintu bya Kiganda, nuko abizi ko Kiganda yaguzwe
ariko turore n'ikindi kintu kimwe cyane kimwe imbaraga nuko abizi neza ko Sekiganda yaje yarabazwe ivi akaba mu by'ukuri ataramera neza, ntabwo arakira neza cyane ku buryo yabanza mu kibuga. Seydou Daouda Yusufu agomba kubanza kuri nimero 6 ikipe ya APR Football Club. Ku munani agomba kubanzamo maestro technicien bamwita Ruboneka Jean Bosco. Ruboneka gusa naye agomba kugenda aba ari kuri nimero 8, ntago akeneye kumva ibintu bya Richmond Rampant. Gusa nawe Richmond Rampant ameze neza mu myitozo, ameze neza, ariko umutoza yaramubwiye ati bitewe nuko utari fit cyane mu buryo bugiye bukomeye, yavuze ati rero Ruboneka ugomba kuba urimo gukina mu mwanya kabisa wa wita Richmond Rampant yakagombye kugenda akina, ariko isaha n'isaha na Richmond Rampant nawe agomba kugenda ahabwa iminota nawe akigaragaza, dore ko mu myitozo abatera kufura zijyanamo ibintu bikagenda bimera fresh cyane mu myitozo y'ikipe ya APR Football Club. Rero imbere yabo agomba gukina umuvandimwe mwita Memer Raouf Dabo, agomba kuba arimo kina kuri nimero 10, dore yuko umutoza amaze kugenda avuga ati uyu mukinnyi ngenda mwemeye, ntabwo atindana umupira, atafata umupira awushyira imbere, ibindi ibintu bikagenda bimera fresh kabisa, bimera fresh. Uwo nguwo rero bamwita Raphael Merdao, aravuga ati nanjye rwose ngomba kuba nigaragaza ku munsi w'ejo nyine n'ikipe ya Gasogi United, dore yuko ari umwe mu bakinnyi bagaragaje ko bishimiye kuza mu ikipe ya APR Football Club. Abantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze barabizi sana. Uyu nguyu bamwita ufite Yezu Simon Pierre, karavuga ati inzobere turabakunda cyane, natwe turabakunda cyane kabisa, mukomeza mudukunde, subscribe muyikore, share muzikore kabisa, na comment nyinshi cyane muze mutwandikira mutubwira uko gahunda zigiye ziteye. Rero batatu b'imbere bagomba kuba badakorwaho mu kipe ya APR Football Club. Uruhande rw'iburyo rugomba kuba rukinaho umuvandimwe mwita Sheikh Jibril Watara, agomba kuba ari ku ruhande rw'iburyo na nimero 10 mu mugongo kabisa. Murabizi neza ko uyu nguyu yaje kuba abumwataka wasido kabisa hano mu Rwanda. Uyu nguyu rero agomba kuba ari kuri nimero 10 ku ruhande rw'iburyo, kuri nimero 7 agomba kuba arimo ahengerwa. Ku rundi ruhande harimo umuvandimwe bamwita kabisa, bamwita Dennis Omedi Umugande, nawe agomba kuba agenda yigaragaza kabisa ku ruhande rw'ibumoso. Ubundi agomba kwataka William Togimeri. Muri comment utubwira uti ikipe ya APR Football Club ngiye uko mbyumva, ndumva izatsinda Gasogi ibitego wenda 2-0. Ngewe ku giti cyanyu uko mbyemeza, ndemeza ko ikipe ya APR Football Club, muzanabimbaze ku munsi w'ejo, ndemeza ko ikipe ya APR Football Club izatsinda Gasogi Sport, izatsinda Gasogi United ibitego 3-0. Rero ibitego bigomba kugenda bitsindwa n'abavandimwe barimo Raphael Merdao ndetse na William Mutogi ndetse na Watara Sheikh Jibril Watara, kimwe ku mpande zombi, buri mukinnyi akagenda atsinda kimwe. Uyu nguyu mwitaga ufite Simon Pierre, nawe arongera avuga ati Gasogi United izakubita igikona da. Birakomeye. Uyu ni umukunzi w'ikipe ya Murera, biragaragara, ariko tutaba tubireba, dore ko n'ikipe yabo ya Murera Football Club ndetse ikipe ya Rayon Sport yaje kugenda inganya umukino n'ikipe ya Miroplast. Nuko umunsi w'ejo rero ikipe ya APR Football Club nayo igomba kwipima ikareba urwego rwayo igiye iriho, kugira ngo nayo irebe yuko iri tayari, ubundi itangire tegura imikino nyafurika ndetse n'umukino ukomeye uzabona muri ikipe ya Simba Sport Club. Ariko ntabwo ari gusa, barateganya n'umukino ugomba kuzabahuza n'ikipe ya Kaizer Chiefs ikinamo Intwari Fiacre, nubwo nawe amakuru atarimo agenda amugumishamo mu kipe ya Kaizer Chiefs, ariko ubu ngubu niho abarizwa. Nuko nkuko ibintu bigiye biteye cyane kabisa, biteye hano muri shampiyona Rwanda. Aho ngaho hari kurana rw'ikipe ya APR Football Club, kurana rw'ikipe ya Gasogi United. Rero n'ubundi abakinnyi bayo kabisa nabo ngabo mujye mugenda mureba ku screen zanyu, nabo ngabo kabisa. Rero nkuko mugenda mbibagarukiraho ejo ku buryo burambuye, hatagize igihinduka mugomba kugenda mukurikirana umukino ku buryo burambuye hano kuri channel mukunda ya Inzobere TV Show. Icyo mbabwira ni nuko mwakora subscribe abatarazikora, abandi bagakora comment, by'umwihariko mukagenda mutubwira ibitekerezo byanyu kabisa byanyu, ku buryo natwe bigenda bidufasha. Rero Gasogi United rero mwizamu agomba kuba ari umuvandimwe wavuye mu academy, ariko ndabona liste yewe iri final, ntabwo barayishyira hanze, ariko ntabwo mu by'ukuri twarenza ingoyi uyu mukino w'ikipe ya Gasogi United n'ikipe ya
APR Football Club uzaba ku munsi w'isa cyenda. Mbwira abafana b'ikipe ya APR Football Club ndetse n'abandi banyamupira muri rusange, mbabwira nti muze kabisa twigire hariya Ishyoronge tujye kwirera umupira, dore ko ibiciro ari ubuntu, ibiciro kabisa ni ubuntu, ikibazo nta kindi ni transport gusa n'umwanya wawe kugira ngo ugereyo, ubundi wirebere umukino, wirebere William Togimel, wirebere Rafael Merdao, wirebere William Watarashe Jibril, wirebere n'abandi bakinnyi bagiye bakomakomeye b'ikipe ya APR Football Club barimo baboneka Jean Bosco, barimo bari Chimon Drampti, barimo ba Dauda ndetse n'abandi bagiye bavugwa, harimo ba Bugingo Hakim, Iraguha Haji ndetse na ba Gilbert Mugisha Barafinus kabisa, nawe mu minsi iri imbere nawe agomba kugenda akora ubukwe, dore ko yaje kugenda yakira umukunzi we, yanziye kugenda yakira umukunzi we hano i Kigali kabisa. Aje kugenda bapanga deals nyuma kugira ngo mu kwezi gutaha cyangwa se mu mezi abiri ataha babanze bakore ubukwe ku buryo buri official. Murabizeza ko umurenge wo maze kugenda urangira tayari. Ubwo rero izindi updates z'ubukwe bwa Gilbert nabwo mugomba kugenda muzimenya hano ku nshuro ya mbere, kuko n'ahandi mwazisanga ni hano agize igiheruka, ni hano mugomba kuzashakira amakuru yose kabisa abagiye agezweho kabisa. Rero abantu rero barimo baza ku murongo aka kanya, tukagira ko turi kumwe na Inzobere Multimedia Solution. Aba ngaba akaba ari abantu kabuhariwe ku bijyanye na graphic design, services za multimedia, harimo graphic design, invitation z'ubwoko bwose, banabakorera kashe z'ubwoko bwose, zaba iz'abaroteri ndetse n'izindi zisanzwe kuza umuntu ku giti cye na company muri rusange, nayo bagenda babakorera invitation kabisa, nayo bagenda bazibakorera z'ubwoko bwose. Nimero bamagaraho ukeneye ibikoresho byose bya papeterie ndetse na services z'irembo n'izindi za online services ni 0788 468 ubundi bakagenda bakubwira uko ibintu bigiye biteye neza cyane kabisa, nta kibazo na gitoya kigiye kibayemo. Rero njyewe ndabashimiye kuri microphone ya mbere gusa. Rero nari Ben nk'ibisanzwe, ariko abakuru y'ikipe ya APR Football Club nayo ndabararikira ko ku isaha y'isambiri nabo mugomba kugenda mukurikirana amakuru yizewe arabagezweho muri ako kanya mu makipe mukunda. Hoho turanibanda ku bijyanye n'amakuru arimo avugwa muri transfer, ku bijyanye no ku mugabane w'Uburayi, mu makipe mukunda za Arsenal zasaze, ikipe za Real Madrid nazo zikomeza kugenda zibaka ku buryo bukomeye, ikipe ya Barcelona nayo ikomeza kugenda igura abana nk'uko nayo yamenyereye. Mugenda mumenya amakuru menshi kabisa n'ikipe zitanye mukunda ku mugabane w'Uburayi. Reka mbashimire mbwira ni Imana ikomeze barinde, mukomeze mukore subscribe, abatarayikora abazi kuza mukore comment, ubundi twebwe turabakunda. Amakuru y'imikino yo ni buri saha ni buri kanya uko amakuru yose agiye aboneka, twebwe turabakunda cyane, nta kibazo na gitoya kigomba kugenda kibamo. Imana ibaha umugisha, Imana ibari